Murakoze, aha mubona ni muri serivisi ya radiyo. Serivisi ya radiyo cyangwa radiyogarafi, naho tuba dufite ibyuma bitandukanye bifasha abaganga kubasha kumenya aho indwara iherereye, indwara iyo ari yo, ndetse rimwe na rimwe bikanadufasha kubereka aho bahera bayivura. Aha rero muri iyi serivisi nk'uko mubibona, iki ni icyuma mubona cya sikaneri mpagazeho, ariko si cyo cyonyine, dufite ibyuma bitandukanye. Hari ekogarafi ngira ngo nk'uko mubizi ifasha kureba neza zimwe mu nyama zo mu nda uko zimeze, niba zitarwaye, niba hari ikibazo zaba zifite kidasanzwe, ndetse ikanareba uburwayi aho buherereye. Si mu nyama zo mu nda gusa, kuko dushobora no pima ibindi bice bitandukanye, birimo ibice by'imyanya birumvikana myibarukiro, yaba ku bagore cyangwa se ku bagabo. Hari ndetse n'icyo twakwita inyama zoroshye, ekogarafi irazireba ikamenya ikibazo cyaba gihari. Si ekogarafi gusa, kuko dufite n'icyo twita radiyo bisanzwe cyangwa RX, ikaba ari iyireba imvune ku magufwa, amagufwa atandukanye. Iyo radiyo irabireba ikareba niba hari ahari ikibazo, hanyuma ikagaragariza umuganga uko yanakivura. Si icyo gusa, kuko dufite n'ikindi cyuma bita fluoroscopy. Fluoroscopy yo yagenewe kugenda ireba uburwayi bufata abagabo bashobora kugira ibibazo mu myanya myibarukiro yabo mito mito, ku buryo dushobora kubasha kurebamo. Ikora mbega ibizamini byihariye, haba ku bagabo cyangwa ku bagore. Ngira ngo abagore bafite ikibazo cy'urubyaro dukunze kurebamo, tugakoresha iki kizamini cya fluoroscopy kureba nibamo imbere mu myanya myibarukiro ye nta hantu haba hafunze, ahantu dukunda kwita muri trompe. Aho hantu hari igihe usanga hafunze, cyangwa mu myanya myibarukiro ye muri nyababyeyi hari ahantu hari ikibazo. Icyo gihe rero aha niho dutegurira umugore kureba niba koko ushobora kureba muri uwo mwanya myibarukiro, ukamenya niba hari ikibazo kirimo. Muri umuganga iyo abyatse akenshi bakunze kubyita salpingographie. Kikaba mu by'ukuri ari ikizamini gisanzwe kizwi ku badamu bafite ikibazo cy'urubyaro. Baraza tukabanyuzamo, kandi akenshi tugaragaza niba hari ikibazo, hari ahafunze, hari ikibyimba kirimo muri uwo muyoboro bita umuyoborantanga w'umugore, hejuru aho twita salpinx. Salpinx ni ukuvuga trompe. Iyo trompe rero iyo ugiyeyo ujya uterayo umuti, hari umuti wabugenewe duterayo, hanyuma iyi mashini ikadufasha kureba neza niba hari ikibazo kirimo. Si iyi gusa, kuko dufite na mammography. Mammography ni imashini ikunze kureba kanseri zifata abagore, ipima ibere ry'umugore. Ariko siho gusa, kuko n'abagabo bagira kanseri burya y'ibere, naho rero turebamo, hanyuma tukamenya niba hari ikibazo bafite, ku buryo niba hari ikibyimba ahantu aho ariho hose, iyi mashini ya mammography yo itwereka buri kimwe cyose, hanyuma tukabasha gufasha cyangwa se guha umuganga inama z'uko yafasha uwo muntu, haba nta n'ikirimo kandi nabwo tukabivuga, bityo umuntu akicara byibuze azi ko nta kibazo afite. Si iyo gusa kandi, kuko dufite n'izindi mashini zitandukanye, ariko reka mpite ngaruka cyane kuri MRI. MRI ni imashini mu by'ukuri itagira reyo X, ahubwo ntikoresha ayo mareyo, ahubwo yo ikoresha icyo bita magnetic. Magnetic ni ukuvuga ikoresha icyo twakwita mu kinyarwanda ngo ni rukuruzi. Ikaba rero yo ifite ubushobozi bwo kureba mu buryo bwisumbuye kurusha sikaneri, iyi sikaneri tuvuga, ariko nabyo bigira aho navuga biba bishinzwe kureba kurusha kuko hari ikizamini cyaba cyiza ukinyujije muri sikaneri ukabona uburwayi kurusha MRI.
ni ukuvuga rero ntago wavuga ngo iki kizamini umuganga aguhitiramo burya icyuma unyuramo bitewe n'ubwoko bw'ikizamini ashaka. MRI rero ni imashini iteye imbere mu kubasha kureba neza icyo bita precision, mu kubasha kureba neza uburwayi aho buherereye. Ikaba ari imashini ngira ngo mu Rwanda iri ahantu hakeya cyane, ku buryo rero iyo ubaze ntushobora no kurenza ahantu harenga hatatu niba atari hane gusa. Akaba rero ari imashini mu by'ukuri dufite hano CHUB izadufasha kubasha kugera kuri gufasha abarwayi kubasha kumenya mu by'ukuri aho uburwayi buherereye, tutiriwe tubohereza hirya no hino iyo za Kigali aho bajyaga ubundi dusanzwe tubohereza kujya guca mu cyuma. Tukaba rero iyi scanner mubona ni scanner nayo idufasha mu by'ukuri mu kureba zimwe mu ndwara zimwe na zimwe tubona koko ibindi byuma byananiwe, tukaba dushaka rero kureba mu by'ukuri ese ni iki kibazo umurwayi afite. Iyi radiography rero cyangwa se serivisi yacu ya radiography, tukaba dufite abakozi batandukanye baba biteguye igihe cyose kubakira. Icyo twe twababwira ni ukubabwira ngo nimugane abaganga, hanyuma abaganga babandikira ibyo byuma, ubundi muze kutureba, ubundi tubafashe, tuba twiteguye kandi buri gihe.